rero nahigiye ku YouTube ko bishoka ko umuntu ashobora kubyuka akaza akavuga ngo Imana yamubwiye itamubwiye. Nahigiye ibintu bitandukanye ko numva nyine mbonye ko n'abantu bashobora kwitwa abakozi b'Imana ariko atari Imana bakorera. Ibi byo mbivuga mbabaye ko ndumva umutima wanjye uyu munsi ndumva wuzuye agahinda kenshi. Niyo bavuga ngo imvura iraguye Imana ishaka kwitagwa ntabwo yagwa, naho bavuga ngo izuba riravuye Imana ishaka ko imvura igwa imvura niyigwa. Ikintu cyatumye umutima wanjye ubabara, merutse kugira iyerekwa nabonaga ndi ku ISEZERANO TV, nduzuzwa umwuka wera, mvuga ururimi rwinshi mu nzozi, hanyuma numva Imana imbwira ngo mbwirira abantu banjye. Ntabwo ndi Imana y'inda, sindi Imana y'amafaranga, sindi Imana y'amazu n'amamodoka. Byanteye umubabaro, bintera agahinda ko nabonagamo abantu b'Imana nzi, nabonagamo abantu mbona ari abakozi b'Imana, ari abashumba, numva ndababaye. Ariko birakwiriye, niba Imana ivuga ko intambara yaba mu gihugu cy'u Rwanda, urimo urakora iki? Ese urimo urasenga? Urashaka views? Urashaka amafaranga? Ese ibyo bintu ubundi wabiguha udafite amahoro mu gihugu cyawe wabitungira hehe? Ndagira ngo nkubwire ngo ngera usenge. Niba ibyago n'amakuba byugarije igihugu turimo, sengera igihugu cyawe. Imana yambwiye ngo mbabwire inshuti z'umusaraba, bashumba, bahanuzi, bavuga butumwa, abakristo, bantu b'Imana, abumva ikinyarwanda, ni musenge. Ese nawe impanda itari yavuga aka kanya, reka mvuga ko itanavuza aka kanya, ariko n'aka kanya yanavuga. Ese ko urupfu ruza rutunguranye, niruzi izo modoka uzazisiga uziparitse muri parikingi bakujyane Rusororo? Ongera witekerezeho neza, ni ukuri metero ebyiri ziragutegereje. Reka nanjye gusoza uwo dukurikiye ku ISEZERANO TV, ni byagaciro gakomeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka nshimire inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye, mbere ko bari hano mu Rwanda, abari Burundi, abari mu bihugu bidukikije bose bashaka kumva ikinyarwanda, ubwo ni za Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, ndetse n'abandi bari mu bindi bice bya diaspora bisigaye cyane cyane nk'abari i Burayi, Canada, Amerika, Australia. Mwese ndabasuhuje amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Mbifurije kandi ko ibyo mwifuza byose, ibyo musaba Imana, mwaza kubihabwa nkuko mubyifuza. Kuri kamera mwabibonye turi kumwe na Claire. Murakoze cyane. Amazina ku batanzi, nitwa Mahoro Marie Claire, ndi umumama mfitana, ndakijijwe. Ndashima Imana ko nongeye kugaruka ku ISEZERANO TV. Hari hashize igihe, ndabakunda kandi rwose ndabasaba mbinginga ngo mujye mukomeza mukurikirana ISEZERANO TV, muzabasha kuhungukira ibintu byinshi bitandukanye. Abari mu Rwanda, i Burundi, Amerika, Australia, ibihugu bitandukanye ku isi, ababasha gukurikira ISEZERANO TV, nababwira ngo mujye mukomeza muyikurikire kuko ni umurongo mwiza ushobora gukurikira ukahungukira cyane. Iyo mvuga kunguka mvuga mu buryo bw'umwuka, kazabasha kubona ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Yego. Kare amakuru y'iminsi, hari haciye iminsi tutakubona ku ISEZERANO, sinzi aho waruherereye. Amakuru ndaho ndashima Imana. Muririmbyi 125 mu gushima Imana niwe uvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Rero ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, ndabishimira Imana ko nkomeje kumva ngihumeka umwuka w'abazima, kandi igikuru kirenze ibindi nkaba numva nkiri mu bategereje ubugingo buhoraho. Imana ivuze nataha, ibyo ndumva navuga ngo ndamahoro ko nyikomeje urugendo. Imana igikomeje kundindira muri uyu mubiri nambaye, ariko igakomeza indindana n'umuryango wanjye. Turashima Imana rero. Yego. Aha, kare ibyo yose ntekeza ko ntago uri umuntu mushyashya kuri YouTube, umaze ushobora kumazaho igihe gihagije cyo kubuzi yaba mu buryo bwo kuza kuvuga ubutumwa, yaba mu buryo bwo gusura abandi bavuga ubutumwa ibyo bavuga. Nshaka kugira ngo nkubaze muri icyo gihe cyose umaze, ni icyo umaze kwijya kuri YouTube, kuko nzi ko
uretse no kuba unasura izo channel zitandukanye no kubavuga ubutumwa ndetse n'ababikoramo n'abari muri icyo gice byose bose muraganira. Nicyo umaze kwigira muri urwo rugendo rwose? Navuga ngo kuri YouTube nahigiye ibintu byinshi, ndetse mwivuga butumwa muri rusange nahigiye ibintu byinshi, kandi koko ibyo uvuga ni ukuri. Rimwe na rimwe iyo twagiye mwivuga butumwa ari mu nsengero, ariko nyuma y'amateraniro turaganira. Ku ma YouTube nabwo hari igihe tuhahurira n'abandi. Nk'ubu ndabona hicaye Ezekiel, ndagushuje Ezekiel. Ni ukuvuga ngo rero aho dukora ibiganiro hatandukanye, hari igihe duhura mbere tukaganira cyangwa na nyuma tukaganira. Navuga ngo rero kuri YouTube ibintu nahigiye, cyambere nahigiye ko ngomba gukomera kandi nkakomeza urugendo. Cya kabiri nahigiye ko nta muntu muri uru rugendo ufasha undi mu rugendo. Ni wewe wenyine ugomba kwirwanaho ukabasha gukomeza urugendo. Icya gatatu nahigiye, naje gusanga nta bintu bikwiye kunca intege mu byo mbona ku ma social media bitandukanye bishobora kuba byanca intege, ahubwo nahigiye ko ngomba gukomera sincika intege kuzageza ngeze aho numva nshaka kugera cyangwa aho Imana yanteguriye kugera. Mbese nahigiye ko intambara ibiduca intege n'ibindi byose, ariko ngomba gukomera kerere nkaba uwondi we, nkakomeza n'Imana yanjye kugeza ngeze ku byo nshaka, kandi ikindi kuzageza ngeze mu bwami bw'Imana. Ikindi kintu nahigiye ari cyo nasorezaho, nahigiye ko abantu baza ku ma YouTube, aha mbivuganye barahita batekereza ngo ese wowe wabibwiwe n'iki, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo tugenzurisha ubuhanuzi ijambo ry'Imana. Rero nahigiye ku ma YouTube ko bishoboka ko umuntu ashobora kubyuka akaza akavuga ngo Imana yamubwiye itamubwiye. Nahigiye ibintu bitandukanye ko nabonye abantu bavuga ibintu bitandukanye ukaba watekerezaho babikuye ukahabura. Numva nyine mbonye ko n'abantu bashobora kwitwa abakozi b'Imana ariko atari Imana bakorera. Abantu bakwibaza ngo ibyo nabibwiwe n'iki cyangwa ni yihe mpamvu mbivuga, ariko ni ibintu byumvikana ko buriya niba abantu urugero, reka nanga urugero kuri Ezekiel ko ndabona yicaye hano kandi nibaza ko nta n'ikibazo ngirana nawe. Ariko urumva Ezekiel niba aje akavuga ngo nyuma y'amezi 5 azajya muri Amerika, 5 akarangira n'umwaka ukarangira kiri hano, biba bigaragara ko yatubeshye. Ezekiel sibyo? Rero ni ukuvuga ngo nagiye nkomeza nanze urugero kuri Ezekiel, kuko turi kumwe nta kibazo dufitanye nta n'icyari bungireho, kuko ni urugero ntanzi. Ariko nagiye ngumya mbona ubuhanuzi butandukanye ku ma YouTube, ndetse buvuga amezi, buvuga n'amatariki. Ibi byo mbivuga mbabaye ko ndumva umutima wanjye uyu munsi ndumva wuzuye agahinda kenshi. Ariko nagiye ngumya mbona abantu bashishikajwe no kuvuga, ariko twategereza n'ibyo bintu bavuze, cyane ko bashyizeho amezi tukabibura. Rero aha hantu nahigiye ko no mu bantu bavuga ko ari abantu b'Imana habamo abantu babeshya. Ikindi nigiye kuri YouTube, nahigiye ko hari igihe abantu bandika nka comment ivo baguca intege bakakubwira, ariko naje gusanga amagambo abantu bavuga n'umuntu nyirizina bitandukanye. Yego, ikindi nahigiye nuko nabonye ko nyine Imana ikora nk'Imana. Ntabwo Imana ikora ibyo abantu bashaka, ahubwo yo ikora ibyo ishaka gukora. Rero ibyo abantu bavuga, niyo bavuga ngo imvura iraguye Imana ishaka kwitagwa ntabwo yagwa. Naho bavuga ngo izuba riravuye Imana ishaka ko imvura igwa, imvura niyigwa. Nahigiye rero ko ibyo abantu bavuga bitandukanye n'ibyo Imana ishaka, kandi ibyo Imana ishaka nibyo ikora. Yego, ndumva ari ibyo.
aha reka wenda mpere kuri kimwe mu tuntu usorejeho. Uravuze ngo wabonye wigiye ko umuntu ashobora kubyuka akaza akavanga Imana yamutumye atari Imana imutumye. Ushobora kubwirwa n'iki ko umuntu ari Imana imutumye cyangwa atari Imana imutumye? Hari ababikubwira ko babivuze ko ari Imana ibatumye atari yo yabatumye. Yego, nk'uko wabivuze cyane ko maze igihe ku ma YouTube ngerageza gukurikirana ibihabera. Ibihabera rero iyo mbikurikiranye hari igihe ngera ngasanga nyine iby'abantu bavuze bitarabaye, cyane ko akenshi hari n'abavuga bakavuga n'amezi. Nakubwiye ngo umuntu navuze amezi 2 cyangwa 3 ni ibintu byoroshye gutegereza ayo mezi, kuko niyo yaba umwaka urawutegereza, ni ibintu bihita biza. Ariko wenda ntabwo nshatse kugira, ariko ndashaka kwibaza, ese umuntu ashobora kuza akavuga ikintu kigoranye n'urugero kimwe nuko nawe umuntu ashobora kuguhanura ikintu kigoye, ariko ukavuga uti bw'iki kintu kigoye reka ngewe ngende mfukame imbere y'Imana ibwira iki kintu gikurwaho kikaba cyakurwaho. Kuki wakomeza gutegereza ko icyo kintu kizaba kandi wowe ubizi neza ko wasenze Imana ngo icyo kintu gikureho? Ubundi ubuhanuzi bw'Imana icyo biri tubwira ku buhanuzi, urabizi ko Eliya yahagaritse imvura irahagarara, biramenyekana ko Eliya yahagaritse imvura. Noneho uranabizi ko igihe cy'abahanuzi ba Bayali nabwo uzi ko byagenze, bari abantu barike bagoye bakora ibishoboka byose biranga, ariko Eliya akajya n'abavugira akabwira ati wenda iyo Mana yanyu yatembereye, iyo Mana yanyu se hari aho yagiye nimuyishake. Barike bagura bakora ibishoboka byose ariko biranga. Hanyuma bigeze ku muhanuzi w'Imana Eliya akivuga ngo Mana yo mu ijuru, umuriro uramanuka nyine utwika igicaniro, kandi ngo bari basutsemo amazi yarengereye, ariko n'amazi arakama neza, bigaragara ko Imana ya Eliya ikora. Ni ukuvuga ngo rero umuhanuzi ahagurutse agafata umwanya akaza kuri YouTube cyangwa akajya ku ma YouTube nyine akavuga ngo urugero, akavuga ngo Ivode Imana imuhaye mikoro, sibyo? Iyo mikoro kubera ko byavugiwe mu itangazamakuru ku mugaragaro, iyo mikoro nyine yagakwiye kuboneka. Rero ngewe nuko nizera kandi ni nako ijambo ry'Imana ritubwira. Hanyuma ubuhanuzi Imana yavuze ngo abantu basengere ibintu bikomeye, Imana yavuze ikanavuga ngo babisengere. Ivo abantu baranabisengera batanagombye kubivuga hariya. Rero twebwe abantu iyo turebye ibintu uko abantu babivuze nibyo tugenderaho. Ariko ushaka no kubivuga kugira ngo abantu basenga ari benshi. Kuki se wagongera ugasenga? Kuki utasaba abandi bantu niba ari ibintu ari ikintu kiri abantu rusange, kuki utasaba abantu rusange? Ntabwo nzi niba urimo wumva ikintu nshaka kuvuga. Hari abatanga ubuhanuzi akavuga ati ni musenge. Ibyo bitandukanye n'uwaje akavuga ngo iki ngiki kirabaye. Urumva niba umuntu yaje akavuga ngo Ivode Imana imuhaye umwana w'umuhungu, nyine umuhungu agomba kuboneka, si byose? Ariko waje akavuga ngo dusengere Ivode Imana imuha umwana w'umukobwa, icyo gihe nyine turasenga tunategereze, nta n'amezi runaka yashyizeho. Yego. Aha. Ariko nyine ngewe navugaga ibyo nagiye nigira ahangaha, ubwo n'abandi bafite uburyo bagiye biga ibindi bitandukanye. Yego. Ku kintu waherewe wavuze ngo wize gukomera no gukomeza urugendo, kuki wabyigiye hano kuri YouTube? Nubundi ibyo nari mbizi, ariko noneho byabaye cyane kuri YouTube, kubera ko kuri YouTube nyine tuhahurira n'abantu benshi batandukanye. Niyo mpamvu navuga ngo narongeye niga icyo kintu, kandi nanone cyuko ngomba gukomera kandi nkakomeza. Kuko hano tuhahurira nunakubwira turi umusazi, ibyo uvuga ubikura he, ibyo ni ibiki? Ariko nyine kubera ko wahageze kandi ari mu bantu batandukanye, ugahita wumva ko ugomba gukomera kandi ugakomeza urugendo. Nta kintu gikwiye kuguca intege muri uru rugendo. Ni igiki cyiza kirusha ibindi wahigiye? Cyiza. Icyiza kirusha ibindi nahigiye
nuko nabashije kuvuga ubutumwa bwiza bushobora kugera ku bantu ku isi yose, ku bantu batandukanye bashobora kumva ikirundi cyangwa ikinyarwanda. Iyo mvuze ikirundi n'ikinyarwanda nuko nzi ko bivukana bijya kuvugika kimwe. Rero icyo nahigiye cyiza kandi nahaboneye nuko mbasha gutambutsa ubutumwa bwiza uko Imana yabungejejemo, nkaba hari ahantu nagenda nkabutambutsa hanyuma bakabasha kubwumva. Ni ibihe bihe bibi wumva wagize ukumva ufashwe n'umubabaro? Ibihe bibi nagize, navuga ngo mere n'aka kanya nakubwiye ngo ndumva umutima wanjye utameze neza. Kubera umutima wanjye ndumva ubabaye. Ikintu cyatumye umutima wanjye ubabara, merutse kugira iyerekwa nabonaga ndi ku ISEZERANO TV no ku Nzozi TV. Ntabwo nzi impamvu ayo macana ari Imana yahise inyereka kandi nahangaha mise mpera. Ariko nagiye mu iyerekwa byamye nsinziriye, ariko ngirirwa ubuntu numva Imana iransuye, nduzuzwa umwuka wera, mvuga ururimi rwinshi mu nzozi, hanyuma numva Imana imbwira ngo mbwirira abantu banjye. Ntabwo ndi Imana y'inda, sindi Imana y'amafaranga, sindi Imana y'amazu n'amamodoka, sindi Imana y'abagore n'abagabo, ntabwo ndi Imana y'ubutunzi bwo mu isi, ahubwo ndi Imana. Imana irangije irambwira ngo kandi ubwira abantu banjye ko nje gutwara itorero, ubabwire ngo nimwongere mukumbure ijuru. Umubabaro rero nagize mwinshi nuko mwiyerekwa uko nabonaga nyine harimo abantu nzi nari buvuga amazina, ariko bamwe na bamwe harimo abonzi nyine. Numvise mbabaye cyane, naratekereje, Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo uzi ko abantu bageze aho barimo gushaka iby'isi kurenza ubugingo nabemereye. Irambwira ngo kandi abantu bagiye kuzabura ubugingo kubera ko barahuze bararangaye. Imana yambwira ngo abantu barangariye mu bindi bintu bidafite umumaro. Rero ndumva uwo ni wo mubabaro nagize, narawugize numva ngize agahinda, ndatekereza ngo ese abantu ko tuvuga ngo tugiye mu ijuru, tukavuga ko turi mu rugendo rapotekening tutarasike, tukavuga ko dukomeje tugiye mu gihugu cy'iwacu, ariko ngira akababaro ndavuga nti niba abantu nyine barangariye mu isi irimo kubakurura cyane, ndatekereza ngo wazasanga abantu babuze ubugingo kubera gukururwa n'isi cyane. Byaneye umubabaro, bintera agahinda ko nabonagamo abantu b'Imana nzi, nabonagamo abantu mbona ari abakozi b'Imana, ari abashumba, numva ndababaye. Na niyi sanda cyumva umutima wanjye udatuje. Mbese naje ndirimba iriya ndirimbo ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Hari aho ugera ikavuga ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Kandi hari n'ahandi havuga ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Reka nkubwire, ubundi amadini imbere y'Imana nta muntu uzajyana idini, ariko nibura buri muntu rapotekening tarasisi angonengeningi, buri muntu takaya, umuntu wese ni rapo atikia, umuntu wese nibura mu itorero arimo nabo wejejwe muri ryo. Kandi nabwira abantu ngo niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Rimwe na rimwe uzasanga tuza tukavuga Imana, ariko tugashyiramo n'akantu ko gushaka views. Nkamwe banyamakuru mufite amacano, nanjye ndayifite hose ya 6 TV, nubwo maze igihe narimo nyikoresha, ariko hari ukuntu uzageraho ivo ugasanga ushaka urimo urashaka views kurusha bwa bugingo buhoraho.
nyamara uyu muririmbyi aratubwiye ngo niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Mbese umubabaro numva mu mutima wanjye ni uko mbona tumaze gucogora gusenga. Turacogoye, ibiducogoza bibaye byinshi, gushaka amafaranga kubaye kwinshi, gushaka amamodoka n'abo bagabo n'abagore n'ibindi byose nibyo, ariko bibaye byinshi, biraturangaje ku rwego itorero rishobora kuzamuka umuntu agasigara arimo ashaka ibyo by'ubutunzi. Nyamara uyu muririmbyi aratubwira ngo niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu ngo ntabwo ari Imana y'ibyo bintu ivo, ahubwo ni Imana nyamana, ni Imana ikwiye gushimwa mu bihe byose, ni Imana ikwiye icyubahiro mu gihe cyose. Nabwira abantu bakurikira Isezerano TV, ongera wicare utekereze, wongere wibuke neza, wongere witekerezeho, wibuke igihe wari kwiseta, iyi Imana itagukura ni wari buhave. Wibuke izo za Amerika n'Uburayi n'Uburundi n'ibindi bihugu byose uri mugenda, wibuke ko Imana itaguha ubuzima utari bugende. Wibuke ibyo byangombwa ko wabihawe n'Imana, wibuke ineza y'Imana. Numara kwibuka ineza y'Imana ushima Imana, hanyuma nawe utari wabona ibyo bintu, ntabwo bivuga ngo ntabwo ukwiye gushima Imana, ukwiye gushima Imana. Muririmbyi hari indirimbo tujya turirimba abarokore ngo ibyo ntunze ngo nanjye ubwawe nanjye ubwanjye ngo ni iby'uwo mucunguzi. Ariko se koko nshuti y'Imana ibyo utunze ni iby'uwo mucunguzi? Ese kuyiririmba koko wowe ubwawe uri uwo mucunguzi? Nibyo koko waramwihaye, nibyo utunze urabimuha? Nyamara Imana irababaye. Ntabwo ari Imana y'amafaranga, ntabwo ari Imana y'amateleviziyo, ntabwo ari Imana y'amazu, ntabwo ari Imana y'ibyo bintu byose. Ijambo riratubwira ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Mbere y'ibyo bintu banza ushake Imana. Nibyo koko uracyari mu isi, ndi mu bakozi b'Imana bemera ko wakorera Imana ugakora no mu buzima busanzwe. Ariko nubwo ukora mu buzima busanzwe, mu buzima bwawe banza winjizemo Imana mbere y'ibindi byose. Banza wibuke ko udakwiye gucogora, ntabwo ukwiye gucogora, ukwiye gukomeza gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Ibuka igihe wabundabundaga, ni ko umuririmbyi Korasi yaririmbye, ibuka bya bintu byose Imana yagucishijemo, ukavuga ngo Mana nundinda nzagukorera. None se ko yakurinze urimo kuyikorera? Ibuka imihigo yose wahize, ibuka za mfubyi wavuze ngo uzafasha, ibuka abapfakazi wavuze ngo uzafasha, ibuka igihe wari kunda kubyara byanze, wibuka umuhigo wahize. Numara kubyibuka uhigure. Imana ishaka ko abantu basenga, Imana ishaka ko abantu bayikorera. Ibihe turimo ni ibihe bitoroshye, ni ibihe bikomeye, ni ibihe by'inzara n'intambara mu buryo bw'umubiri ndetse no mu mwuka, ni ibihe bigoye umugenzi, ariko nta kindi cyakurengera uretse gusenga Imana byonyine. Ndagira ngo nkubwire ngo nakubwiye ngo uyu munsi naje ndumva umutima wanjye ubabaye cyane. Banyarwanda bari mu gihugu, abari hanze y'u Rwanda, abahanuzi bavuga ngo intambara irabaye. Yanaba ibyo si ikibazo, biranashoboka ko turacyatuye mu isi y'ibibazo. Ijambo riravuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, bivuga ngo ntabwo twari twageraho Satani atarasa imyambi. Ariko birakwiriye, niba Imana ivuga ko intambara yaba mu gihugu cy'u Rwanda, urimo urakora iki? Ese urimo urasenga?
urashaka views, urashaka amafaranga, urashaka amateleviziyo, urashaka amakamera, urashaka umugabo, urashaka umugore. Ese ibyo bintu ubundi wabiguha udafite amahoro mu gihugu cyawe wabitungira hehe? Ndagira ngo nkubwire ngo ngera usenge. Niba ibyago n'amakuba byugarije igihugu turimo, sengera igihugu cyawe, Imana ihagarika ibyo byago n'amakuba. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Imana imukiza muri byose. Itangazo urimo utanga ryo kuvuga ngo ibi birabaye ntacyo bimaze, ahubwo pfuka musenge, usengera igihugu, usengera ibihugu muturanye. Reka mbabwire, kuba Burundi bwahura n'ibibazo nta nyungu waba ubifitemo. Muhanuzi, muvugabutumwa, mushumba rapo atikia tala angonenge ningia, ndashaka kukubwira wowe ukibasha kujya imbere y'Imana. Nibyo koko Imana yakugize umushumba, ariko si inshingano urazikora uko bikwiriye. Igihugu cy'i Burundi kuba cyagira ibibazo ntacyo byakumarira. Ubu Tanzania, Kongo, Bugande n'ibindi. Reka mbabwire, naho harimo abatwanga, ariko dufite Imana idukunda. Ahubwo wowe urakora iki? Ushimishijwe no gutanga itangazo ibi birabaye. Nyamara Imana yadushyiriyeho kugira ngo dusengere igihugu, dusengere u Rwanda, dusengere isi yose, dusabe Imana amahoro, dusabe Imana kurengerwa n'Imana. Ndakubwira ngo Imana irababaye, ariko ongera wibuke neza, wibuke Imana, uharanire kubona ubugingo buhoraho kurenza ibindi byose. Uyu munsi kerere nabyutse nje kukubwira ko ibi byose mubona bizarangira. Aya mafaranga azarangira, aya mazu n'amamodoka mubona bizarangira. Bantu b'Imana nimusenge. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kongera guhamagara Imana. Ese uracyagira inyota yo gusenga? Kandi ubikore bucece. Zenguruka 7, uzenguruke Yeriko. Umuntu wese afite Yeriko ye, nanjye nica mfite yanjye, Ivoda afitiye, Ezekiel afitiye, n'abandi afite Yeriko yabo, ariko yizenguruke 7. Wicecekere bucece, urebe ngo inkike z'Yeriko ziraritagurika. Dukeneye abantu baza kutubwira Imana, dukeneye abantu batwibutsa ijuru, dukeneye abantu batwibutsa ko ubugingo buhari. Naho ubundi byago n'amakuba turi mu isi ntabwo bizabura kuza, bizaza kuko turi mu isi. Nta nuzakubwira ngo birarangiye azaba kubeshye. Kimwe kivaho haza ikindi. Ni nka kwa kundi utwita umwana ukagera igihe ukamubyara, wamara kumubyara agakura, akagera igihe cyo kujya mu ishuri, akava mu ishuri akazagera igihe cyo gushaka. Nuko ubuzima bw'umukristo mu isi bumera. Mu isi duhora turi mu ishuri, ubona kimwe ikindi kikabura. Imana yishyura inzu, ukabubuza ibiryo by'abana, wabona ibiryo by'abana ku ishuri bakaba barabirukanye. Ubwo ni ubuzima twese tugenda duhura nabwo. Abafite amafaranga menshi cyane, hari abo usanga baba ari amakredi bafite, abo nabo ntabwo baba batuje. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire inshuti z'umusaraba, bashumba, abahanuzi, bavuga butumwa bakristo, bantu b'Imana, abumva ikinyarwanda, abumva Isezerano TV, abarimo kumva ibyo turimo kuvuga bari bubyumve. Nimusenge, nimusubire ku karago musenge, nimwongere musenge. Nimusenge Imana izakora ibintu byinshi. Ijambo riratubwira ngo nabaze ndagutabara nkwereka ibikomeye utabasha kumenya. Ongera usenge, wowe senga. Imana yagusanga mu nzozi, Imana yakoresha umuntu utanabizi. Nigeze ngenda mvuye kwisengera mura n'umuntu atananzi, haramfata bambwiye iby'Imana imubwiye.
iyo Imana ishaka kugutumaho ntabwo yabura umuntu igutumaho. Si ngombwa ngo ari wowe umuhamagare 2 3 4 5. Oya, ntabwo ari ngombwa ngo ubanze utanga amafaranga. Ntabwo ari Imana y'amafaranga, ntabwo ari Imana ivuga kwera ko wayishyuye, ahubwo ni Imana. Ni Imana yera, ni Imana. Ngo abamarayika n'ibizima bine ngo bihora biyikubita imbere bivuga ngo uruwera 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 uruwera. Iyo niyo Mana. Abakurikiye Imana rero nimureke twongere dusenge. Ndababwira ngo ibihe birakomeye kandi biragoye, ariko umuntu usenga nta kintu azaba. Iyo umuntu asenga ntabwo yakwicwa n'inzara. Ibyo kuvuga ngo inzara iraje nta n'igihe itaje. Inzara irahari n'ubundi zagumye ihari. Kandi n'abatubanjirije nimwibuke ko Lazaro yabayeho mu gihe tutarimo, ni igihe cya kera, ariko yabayeho ari umukene. Ntabwo abantu bose bazaba bakire, ntabwo abantu bose bazatunga amazu, ntabwo abantu bose bazaba bakene. Hazaba abakene, abakire, abantu bari hagati no hagati. Ubwo ni ubuzima bwa buri munsi tubamo. Shaka Yesu mbere yo gushaka ibindi. Ndimo ndinjira mu musozo, ariko nkubwira ngo shaka Yesu mbere yo gushaka ibindi. Ongera ukunde Yesu, ongera usenge. Ndashaka gusoreza ku magambo dusanga muri Daniel ibice 3. Ni amagambo mwese mukunze kuba muzi, ariko Daniel ni igitabo cyiza, n'ibindi ni byiza, ariko maze iminsi numva ndimo gufashwa n'aya magambo. Haba abagabo 3, Meshake, Saduraka na Bedenego. Aba bagabo bari mu gihe gikomeye. Birashoboka ko nawe waba uri muri icyo gihe gikomeye. Aba bagabo bari mu gihugu kirimo umwami Nebukadinezari. Ramyaga ibigirwamana. Bari bafite ikimana basenga bakacyubararira cy'umwami. Ngo igihe kimwe bamenya ko abagabo batajya bagipfukamira, batajya bakiramya nk'abantu mwe b'Imana. Ariko barangije bajya kubatanga ibwami. Hasohoka itegeko rivuga ngo kuba batakiramya bagomba gutabwa mu muriro. Nebukadinezari araza arabirebera, arababwira ati mbese mwabagabo mwe ni iki cyababuje kubararira igishushanyo iki kigirwamana? Mbese ni iki cyatumye musuzugura itegeko nashyizeho? Aba bagabo rero arangije arababwira ati mbese ko mwanze kukiramya bakaba bari bubajugunye mu itanura ryaka. Ngo ryari itanura ryenyegejwe inshuro 7 ndatekereza. Wari umuriro nyine ugurumana. Ariko ngo barangije ngo arababwira ati ko nitubajugunya mu muriro, ese Imana yanyu murayizeye kwiri bubakize? Ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa guhamya. Wowe ukurikiye Isezerano TV, ndashaka kukubwira ngo ngera uhamye Imana. Uyihamye wariye, uyihamye utariye, uyihamye ushonje, uyihamye uhaze, uyihamye ufite akazi, uyihamye udafite akazi. Uhamye Imana mu bibaho byose, uhamye Imana. Aba bagabo barangije baramubwira ati reka tukubwire. Bamubwije ukuri, bemye neza, ntabwo bafite. Baramubwira ati reka tukubwire, Imana dukorera ibasha kudukiza. Ariko barangije baranamubwira ati naho itadukiza. Mbega mu buryo bumwe baramubwira ati Imana yacu ishoboye byose, ikora byose, iradukiza. Ariko barangije baranamubwira ati ariko naho itadukiza nta kiri butume rwose twubararira icyo gishushanyo. Baramuhakanira, baramwerurira, baramubwira mbese nawe urahamya? Cyangwa iyo bitameze neza uhita ujya kwicira inzira ugashaka uburyo ukemura ibibazo urimo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana itakemuye ibibazo byawe, nta muntu wakemura ibibazo byawe. Ongera wibuke Imana
iyi Mana yabanye n'aba bagabo batatu niyo Mana ijyana, niyo Mana tugisenga, niyo Mana dukorera, niyo Mana izaduha ubugingo buhoraho. Ongera ugaruke ku Mana, ongera wibuke imirimo y'Imana, ibuka imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora. Igitangaza cya mbere nuko yakurinze ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Ibuka ko hari abandi barangije kuva mu mwuka ariko uracyahumeka umwuka w'abazima. Icyo ni igitangaza cya mbere cyagakwiye kukwerekeza ku Mana neza. Hanyuma bamaze kuvuga ayo magambo barabashora barabajyana bajugunya muri rya tanura rya kumuriro. Barangije kubajugunyamo abagabo barindira ko bashya barabibura. Hanyuma umwami yohereza abantu kureba, basanga babajugunyemo ibirimi by'umuriro byabakuruye bibatamo barashya. Ariko aba bagabo bo nta kintu babaye, basangamo ngo harimo ngo wa kane ufite ishusho nk'iy'umwana w'intama. Biramenyekana, ese Imana ukorera iramenyekana, ese Imana usenga iramenyekana. Ubundi iyo Mana iri kuvuga ngo yagutumye muri karitsiye barabizi, abo muturanye barabizi, abo mubana barabizi, abo musengana barabizi. Aho ugenda uvuga Imana barabizi kuko ari Imana. Bikwiye kumenyekana kuko byaramenyekanye. Aba bagabo Nebukadinezari yahise akizwa ku bw'aba bagabo, ahita ababwira ati dukwiye gukorera Imana ya Meshake, Saduraka na Abedenego. Ese wowe umuntu ageze aho utuye byamenyekana kuko rero Imana ya Meshake, Saduraka na Abedenego. Ese abantu bavuga ngo Imana ya Kerere, Imana ya Ezekiyeli, Imana ya Ivode, Imana y'abandi n'abandi, ndimo kuvuga abo turi kumwe hano. Aho muri karitsiye byamenyekana akavuga ngo Imana ya runaka, cyangwa bavuga ngo uriya muntu ni umwesikoro, uriya muntu ni umujura, uriya muntu ni umutubuzi, uriya muntu ni umubeshyi, uriya muntu yibera muri ribu, yibera n'ahandi n'ahandi. Mwabantu mwe niba mukorera Imana, ndagira ngo mbabwire ngo bikwiye kumenyekana. Umuntu w'Imana ntanzikagira, umuntu w'Imana arababarira, umuntu w'Imana haranira kubona amahoro, naho abandi batayamushakira ariko haranira kubona amahoro. Ese nibyo urimo ukora? Ese nibyo urimo ushaka? Umuntu w'Imana ahuza abantu aho kubasenya. Umuntu w'Imana yubaka umurimo w'Imana, ntabwo aba mu bantu b'Imana ngo asenye iby'Imana, ahubwo arabyubaka. Numva ndi mu gihe ndimo kwinjira mu gihe cyo kuvuga Imana neza, ko ndashaka kuvuga Imana nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe ndebyeho, nta n'uwo mvuzeho. Ariko se koko Imana yawe iramenyekana? Kandi ikindi nakubwira ndi ku musozo, ntabwo kumenyekana kw'Imana, nongere mbikwibutse, ntabwo ari uko uzaba waguze inzu, ntabwo ari uko uzaba waguze televiziyo, ntabwo ari uko uzaba ufite cana irimo gukora ikinjiza, ntabwo ari byo bituma Imana imenyekana. Ntabwo kumenyekana kw'Imana ari uko uzaba wabonye umugabo. Ibyo nibiba mu isi bigomba kubaho. Mu isi abantu barakora bakabona ibintu, Imana ikabaha umugisha. Imana iha umugisha abasenga n'abadasenga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ivubira ababi n'abeza. Imvura ivubira imvura ababi n'abeza. Imana iguha umugisha. Niba ijambo rivuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza, mbese igwishiriza imvura ababi n'abeza. Tubonye abantu bafite ubutunzi, bafite amafaranga, kandi atari uko banasenga. Rero kugira ngo kuba Imana yamenyekana, ntabwo ari uko wabonye amafaranga menshi, ahubwo ibikorwa byawe nibyo bituma Imana imenyekana. Guhamya kwawe niko gutumye Imana imenyekana. Gukizwa kwawe niko gutumye Imana imenyekana. Kubaha abantu bose niko gutumye Imana imenyekana. Guca bugufi niko gutumye Imana imenyekana. Ongera uce bugufi cyane. Icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Uwiteka, kandi nta muntu Imana izasangira icyubahiro nawe. Igihari, iyo ukoreye Imana neza, Imana iguhemba ukiri mu isi, ikaguha icyubahiro, ikaguha ubukire, wagera mu ijuru ikazaguha n'ubugingo. Ariko nubwo ibiguhaye ntabwo ari igisobanuro cyo kubyirata. Soza mbwira nawe Imana yabihaye,
ukaba ukibasha kumva Isezerano TV, niho turi. Imana yaraguhaye, ufite amafaranga, ufite ubutunzi, bukoremo ukorera Imana, bukoreramo ufasha imfubyi, fasha abapfakazi. Imirimo irahari wakora myinshi. Hari abo muturanye bashonje wagaburira. Reka kumva ko waba mu modoka ngo uyigendemo utatwara umuntu. Twarabuhuye nabo mu mihanda. Wibuke ko ngo Yesu ngo azatubaza ngo yaraje arwaye nitwamujyana kwa muganga, yaje ashonje nitwamugaburira. Ngo abantu batangiye kuvuga ngo ni ryari waje mwami. Araza buri munsi, ari muri ba bantu wanga guhari ifuti. Iyo modoka n'Imana yayiguhaye, kuki utakwicarana n'undi muntu ngo umuhere ifuti? Mutware, ntabwo uzeje uko bizaba bimeze. Nk'ari Imana yayiguhaye kugira ngo igihe nk'iki ubashe gutwara ubwoko bw'Imana, ubashe gutwara abantu ku muhanda. Ariko uragenda mu modoka nk'abantu mwe, nabwe ndumva mbabaye. Urafata imodoka wakuye mu gusenga, ukava ahangaha ukagera i Rwamagana, uca ku bantu bateze, nta n'umwe winjije mu modoka yawe. Nibyo koko ni imodoka nziza, ni imodoka yawe ukwiye kugirira isuku, ariko si yo modoka ugendamo wenyine. Ubundi iyo modoka ikumariye iki? Nibyo Imana yaguhaye umugisha, ufite amamodoka 3, 4, 5, ariko mu mamodoka 5 ni wowe ubizi ko yafite. Nta n'umwe wabasha no gufasha ngo umuhimwe. Ese izo modoka n'ubundi ko tugiye gutaha uzazijyana he? Ese nawe impanda itari yavuga akakanya? Reka mvuga ko itanavuza akakanya, ariko n'aka kanya yanavuga. Ese ku rupfu ruza rutunguranye, niruzi izo modoka uzazisiga uziparitse muri parikingi bakujyane Rusororo? Nyamara rugifite igihe cyo gukorera Imana. Ongera witekerezeho neza. Hari umuntu ugenda n'amaguru wafata niyo modoka ukayimuha, uti sinabishobora. Warangiza ukajya muri korari mu rusengero, ku cyumweru ukajya mu gakinjiro, haba bakire bene. Ku cyumweru ukajya kwa Rugamba, natwe barahari. Ukajya Masoro kwa Masasu, nibyo barahari abakire. Ukaririmba ngo ibyo ntunze, ngo nanjye ubwanjye, ngo nibyo uwo mucunguzi. Nibyo uwo mucunguzi gute? Ko waparitse imodoka 5 muri parikingi, ugafata ya 6 ukayatsa ukajya ku rusengero. Nibyo uwo mucunguzi gute? Niba udafite imbaraga zabikoramo ngo ubitange, ubugugu bwisha barokore. Reka mbabwire, ijuru rirahari, ariko kugira ngo uzarigeremo nukuba warakoze iby'Imana ishaka. Oya, nimukora iby'Imana ishaka. Ntabwo ndi bubabwira amaviza n'ibiki, ibyo nabyo ngira. Kandi iyo ubishaka Imana hari igihe bigwa cyangwa ukabibura, ariko ubugingo burahari. Ufite amafaranga kuri konti aruzuye, amamiliyoni n'amamiliyari, ariko gukuramo na miliyoni imwe ngo uhe umukene inzu, umugurire inzu, byarakunaniye. Aba ku musozi, rimwe bamusora mu nzu, ukishimira kureba icyo kiganiro, ukavuga ngo yo, uyu muntu arababaje, yo. Yose ukora iki? Kandi nawe birashoka ko wavuye aho hantu hari habi, ariko niba yarahavuye, Imana, mwibuke inkuru z'Abayuda. Morodekayi yabwiye Esiteri ati, ahari Imana yagushyize ibwami, yakugize umugore w'umwami, kugira ngo mu gihe nk'iki uzatuvuganire. Arangije amubwira ati, ariko naho utatuvuganira nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Imana ishimwe. Umuyuda nyamuyuda nta kizamubuza gutabarwa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyatumye Imana igukuraho wari uri kagushyira hariya, icyatumye Imana igukura muri gereza abandi bagasigarayo, kwari kugira ngo uzamenye imfungwa zikiriyo. Icyatumye Imana igukura mu bukene ikagushyira hariya, kwari kugira ngo umenye abakiriyo. Icyatumye Imana igukura ku muhanda hari mayibobo ikagushyira hariya, kwari kugira ngo uzamenye abana bakigenda ku muhanda. Ariko surabikora ibyo ntunze nanjye ubwanjye, nibyo uwo mucunguzi.
ariko se koko ni iby'uwo mucunguzi, mumama unyumva ni iby'uwo mucunguzi, mupapa unyumva ni iby'uyu mucunguzi, ese musore na mukobwa ni iby'uyu mucunguzi? Warasenze wiruka imihanda yose mu Rwanda, ugenda imisozi itandukanye, ujya mu mazi, uravuga ngo ningera muri Amerika Mana nzagukorera, ariko wagezeyo ukora iki? Ndimo ndasoza nkubwira ngo ongera wibuke Imana, wongere wibuke Imana yakugejeje, wibuke ko ukwiye gukorera Imana, uyikorere mu buryo bumwe n'ubundi, uyikorere uko umutima ukuyobora. Uwo mutima ukubwira ngo kora iki, kora iki, kora iki, gikore, gikora utunga ubugingo buzima. Ndashaka kukubwira ngo arega isaha ku isaha wava mu mubiri. Nukuri metero ebyiri ziragutegereje, nanjye zirantegereje. Ubwo meruka nageze hanze mpita nkora impanuka, bagonga moto neza naringiye kurira. Ubwo se sinari buhite ntaha nkagenda. Ndagira ngo nkwibutse ngo turacumbitse mu isi, isaha ku isaha twataye iwacu ni mu ijuru, hano mu isi turacumbitse. Ube muri Amerika, ube mu Rwanda, ube hehe, umukire umukene, ariko isi yose ni imwe. Ariko tuzayivamo, abera tuzamuke dutaye. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Kare urakoze cyane. Message yawe atangiye uvuga ngo ndababaye, ngira ngo ni bimwe bisanzwe, ariko numvisha wayitanze koko wagira ngo warubabaye koko. Ndababaye cyane, ndababaye cyane. Nuko nanze kuririra kuri kamera. Ariko ndababaye. Hari korasi Imana yigeze kumbwira, ambwira ngo mbese uzageza he gukora umurimo w'Imana upfapfana? Ivo abantu aho gushaka Imana, aho gushaka ubugingo, wowe uhora ukoresha ibiganiro. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ndumva ninjiye navuga mu kindi gihe cyo gukorera Imana yampamagaye, uko numva birimo binyuzura. Ariko ubu muri ujya kubona mvuye aha, undahisa zaransenya, undakava undakaza. Kandi ijuru tubwira abantu ni rimwe. Ese niba ijuru tugiyemo ari rimwe, ubundi bigenda gute? Bimeze gute? Yego. Kare urakoze cyane kubwiye message. Ntekeza kubwo abantu ashaka kugera ahubwo nyuma ya message umuntu yumvisha yakora iki? Dusoza umuntu umvishe iyi message yasenga, icyo ni icyambere. Icya kabiri, nyuma yo gusenga akababarira abantu atababariye. Abantu babitsa abantu mu mitima yabo, banze kubabarira. Nyamara natwe Imana yaratubabariye, ndetse tubabarira uko bwije nuko bukeye. Njya guhaguruka nkabwira Imana ngo mbabarira unyeze ununganye, najya kuryama nkabwira Imana ngo mbabarira unyeze ununganye. Mukozi Imana Yesaya agiye kuvuga, Imana yarabanje yohereza marayika mukozi ikara ryaka ku munwa. Bivuga ngo niba Imana yarakojeje ikara ryaka ku munwa Yesaya, natwe twese tukwiye gusaka Imana idukoza ikara ryaka ku munwa. Mbega ibanze ikatweza, yamara kutweza tukabasha kuvuga iby'Imana. Hanyuma abantu nibababarira abandi, rwose bababarire, babahe n'imbabazi. Kandi bo kwishimira ibibi bibaye ku bagenzi babo. Niba umuntu yaragwemukiye, wikwishimira ngo nawe bimugezeho, ntabwo ariko bikwiye kugenda. Abantu nibareke duhinduke, iyo mbabwira nanjye mba nibwira. Abantu nibareke duhinduke, dusenge, twongere dukizwe kandi tubabarirane, tubohokane. Abantu bababarirana ivo, nukuri ntabwo abantu bakwiye guhangana ibintu bitazarangira. Babarira umuturanyi wawe, nanjye mbabarira uwanjye, mbabarira uwa dufitanye ikibazo, mbese tubohokane. Hanyuma ariko abantu bamwe nshobora kuvugaho babiri, numva ngiye kubavugaho amazina. Navuga ni umuntu bita Papa Bitangaza, Pastor Claude.
nta kibazo bose ngirana nabo ni abantu b'Imana ariko reka mbaho ubu butumwa kuko n'ubundi bwaciye kuri YouTube mbabwire ni mwoka byaramwe nk'abagabo nk'abantu b'Imana ni mubabarirane mubohokane ikintu cyose cyari hagati yawe mbega icyari hagati yawe umurungaro uri hagati yabo utuma badahuza ivo tuvuga umwaraha undara uyu murungu uri hagati yabo nibawukate uvemo bahuze bababarirane bahoberane ahubwo tuzababone barimo bakorana ikiganiro n'ubusabe ndimo gusaba tuzabona bakorana ikiganiro babohotse nta kibazo bagifitanye yego rero nibyo nabwira abantu nibasenge bababarirane babohokane kandi bo kwishima ku bandi kwibazo bibagezeho ko buri umuntu ikibazo kimugezeho nawe ejo kiba cyakugeraho ahubwo abantu nibagira urukundo ruturuka ku Mana babashe kubohoka ubundi dukomeze urugendo rujya mu ijuru murakoze reka ngushimire cyane urakoze cyane reka nshimire kandi n'abantu badukurikiye ibiganiro byacu byanakagaruka twasenga n'ubundi twasoza n'ubundi turagize Imana uri Imana urera uri Alpha na Omega uri data mwiza ndagushimye ndaguhimbaje ngushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro ndagusabye ngo wururuke abacyumva ugira icyo ukora ku mitima yabo imbaraga zawe zibabeho ubwiza bwe bubabeho gukora kwe kubabeho abarwayi bakize mu izina rya Yesu ndagushimye ko ari icyo ukoze ndagushimye ko ari abukijije ndagushimye ko ari aburengeye icyubahiro n'ikibi cyawe mbigusabye nizeye kubyumvise mu izina rya Yesu amen nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Relax Life Center inzahura buzima